ntabwo nguhamagariye guhita uhinduka nka Moyize ngiye kuganiriza, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo rikomeye. Niba byarakunaniye gukizwa, komeza ubikorere hirya iyo ngiye abantu batareba, naho kubizana ku karubanda kugira ngo ugumure abantu bakure ku Mana. Inkoni zizagukubita n'iz'Imana ntabwo ari iz'abantu. Reka mbonero no guhugura umuntu wese wari ushaka kugira ngo akumerere nabi, akubwire ameze nk'uhanganisha umubiri nawe. No, ntabwo bikwiriye. Umuntu wese Imana imufiteho ububasha n'ubushobozi, kuko yitwa Umuremyi, iravuga bikabategeka bigakomera. Iyi Mana urimo uvuga ukubonye, mboneraho no kukubwira ngo iki gihe cya none, aho abantu bose babaye abahuguzi, aho abantu bose bafashe ijambo ku bantu basenga, aho abantu bose bafashe umwanya bavuga ngo abantu mbese bashaka kuba abahanga n'abanyabwenge, Imana irababaye. Yarizi ngo wari ukwiye kugaragaza pozisiyo yo kubwira abantu ngo nimusigeho. Nawe uri murebera, bamwe bavuga ngo gusenga Imana si ngombwa, abandi bavuga ngo niyo twasenga ryangombe, abandi bati niyo twabigenza gutya. Buri wese afite uko mbese Imana bayidevalorize, ugaragara ko udashyitse. Hari igihe Imana igupima mu bihangane ikakubura, ikagupima mu basenga ikakubura, ikagupima mu bafasha abandi ikakubura, ikagupima mu bahugura ikakubura, ikagupima mu bihirije ubusa ikakubura, ikagupima mu bafasha abakene ikakubura, ikagupima mu bakunda n'igihugu ikakubura, ikagupima mu bakunda itorero ikakubura, ikagupima mu banihiye ibizira bikorerwa mu gihugu ikakubura, ikagupima mu banihiye ibizira bikorerwa mu itorero ikakubura. Ahubwo imva hose ugapimwa, ibiro bikagenda bicagata. Ariko ngufitiye ubutumwa. N'ubutumwa buvuga ngo Imana nikubura. Dore Nebukadinezari imaze kumupima, yaramubwiye ngo wapimwe mu bipimo byose ugaragara ko udashyitse. Byagaragaye ko udashyitse. Yego. Ibyo byatumye uwari umunyembaraga uzwi, uwari umuyobozi uyoboye ibihugu, uwari amperere, ajya kurisha mu ishyamba, arisha imyaka 7. Ngufitiye ubutumwa bukubwira ngo hari igihe uzibwira ngo uri mu bantu, ariko mu bundi buryo umeze nk'uri mu ishyamba. Imana izagushyiraho ibihano bishoreranye ku rwego uzibona nk'uri mu ishyamba. Reka nkubwire, nawe utabona inkoni y'umuntu, ariko iyi Mana yo ntabwo uzayibura, kuko ibyo wakoze ubwabyo ntabwo bivuze ko wigeze wubaha n'izina ry'Imana wamenye. Imana yitwa nyakubahwa, ni Imana ivuga bikaba niyitegetse birakomera. Umuririmbyi we yararembye ngo iyo ihamagaye umuntu ntarara mu isi irakomeye. Babonye hari ubutabatabye inyuma aho ngaho, ibyo wabonye bigiye guta agaciro. Amen. Ijambo rya kabiri, ntabwo bizaguhira. Guhera uyu munsi ndagutangariza ko umunezero n'ibyishimo wajya kugira ukumva uraruhutse, ukumva nta nicyo bivuze, ibyo bigiye kuyoyoka guhera none. Nkubwire, usibye ko urenzwe kare, ariko ubundi wibutse ukuri Imana yagufashije, wibutse impfu yagukijije, wibutse intambara zawe yarwanye, wibutse uburyo yapfundikanyije ukabugeza aho ugezaho, wibutse uburyo yakuwagiye ikagusiga ikanakwambika, ntabwo ari we wakabaye ubu. Reka da, ntabwo ari we wakitwaye uko. Iyo myitwarire yakagize undi muntu utari wowe. Naho wowe Yesu yarwaniriye intambara, wowe Yesu yakuye mu mfu zirenze rumwe, wowe Yesu yagaburiye bikomeye, wowe Yesu yatabaye, wowe Yesu yareze akagukuza uri imfubyi, wowe Yesu yubakiye ubuhamya, wowe Yesu yateranyije ukabaho, wowe Yesu yakuye mu kuzimu kw'ikuzimu akaguha ubuzima. None uyu munsi tukaba tukubona uri umuntu w'icyubahiro. Ntabwo ari wowe wakabaye uwo. Amadini ya none ibyo mwigisha, hari igihe ubundi ko shimye kuri kuningura amadini n'amatorero, kuri kuningura ibyo wagiyemo wari waramenye byari byaratumye utakirwana, byatumye ureka inzoga, byatumye ugezaho. Hari ibindi wavumbuye n'ibiki, usibye gusa ko wakinguye umutima wawe ukinjiramo, ukinjizamo ibyo wararikiye. Ubundi ugize ngo hari ikindi wungutse? Ntacyo wungutse. Kera ugitwarwa n'ibyo bintu ni wari wakiga kugambana. Ugitwarwa n'ibyo ni woga wacinye umugore wawe. Ugitwarwa n'ibyo ni wari gutendeka abakobwa wa musore. Ugitwarwa n'ibyo wita ko ari ubuyobe. Hari ahantu wari uri ni woga warwana. Ni wawanga inzoka, none ubujya mu kabari ugataha, niyo utashye
hari n'abatahana ibyuma di n'ubwomo banziruriye ibintu byanjye byera. Hari n'ijambo rikomeye abatambye ikintu cya mbere ngo cyababaje Imana kikanayitera agahinda ari nacyo kibabaje none ni ukubona abatambyi berejwe umurimo bazirura ibintu byaziraga, bagafata abantu baterejwe uwo murimo bakabajyana ku ruhimbi, bakabicaza aho badakwiye kwicara, bakazirura ibintu byaziraga, ibyari kirazira zo mu nzu y'Imana, bakabihindura nk'aho ari ibisanzwe. Ibintu bibabaza Imana. Mboneyeho kuguhanurira yewe mutambyi, urwego urimo sinduzi, izina na titiri ufite simbizi, idini ryawe cyangwa itorero ryawe simbizi, ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyo waziruye byari ibyo mu nzu y'Imana ntabwo bizaciraho. Yewe mudiyako, ibyo bintu waziruye byaraziraga, ibyo bintu wakinguriye byabaga bikingiraniwe hirya iriya, ibyo bintu wibwira ko ntacyo bitwaye igihe kigiye kugera noneho bigitware. Yewe wamuririmbiwe, ibyo uri gukora kandi nyuma ugahagarara ku ruhimbi ukavuga yuko uri kuririmbira Imana, ukavuga kuri kuworshipinga. Worship, you have to worship wowe utari worship. Ntabwo uri worshiper ariko uraworshipinga. Ntabwo wera ariko urashaka kubwira abantu ngo bezwe. Ntabwo usukuye ariko urashaka kubwira abantu ngo basukure. Ibyo uvuga mu kanwa kawe ntibimeshe ariko urashaka kubwira abantu ngo ntibamese imyambaro. Birababaje. Mboneraho no kugarura abantu, dufite abantu tuvuga, hari abantu babaye abahanga n'imyoza muri ibi bintu by'ijambo ry'Imana ntabwo bagitinya, ariko reka mbabwire kuko na Bibiliya yaravuze ngo uzababwire nibumva bazumva, nibatazumva kandi bazaba babaye abo muri yanzu yindi Bibiliya yavuze. Nari gushaka kwirirwa nsobanura cyane kuko sicyo cyanzinduye cyane. Kandi koko hari haguriye ubuhanuzi bw'ibinyoma bwari bujyanye n'ibintu bitatu. Impamvu ya mbere, abantu bari barabaye babi bituma Imana ibarekuriramo abahanuzi b'uruvange. Ibyo biri muri Bibiliya. Ni ijambo rivuga ngo umumaro wawe muri iki gihe ni uwuhe? Ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje, nimwibuke Eliya munsi y'umurotemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, nimuhindure umwami, muri bene se bose nimuhe icyubahiro. Iyo ni Imana, niyo n'imbaraga, dore iyo ni ububasha kandi ije gutabara. Iyo ni Imana, niyo n'imbaraga, dore iyo ni ububasha kandi ije gutabara. Yes, tubaye ikaze mwese mukurikiye Mose TV, amahoro y'Imana bane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye ndetse n'Iramiro TV. Turavuze ngo nibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, bari ijoro mugire ijoro ryiza, bari igitondo mugire nyine igitondo cyiza niko twari tubabwiye, tubifurije impagarike n'ubugingo mu izina rya Yesu. Duhaye ikaze bari mu majyepfo, majyaruguru, murasira bwaryo, birengera bwaryo, mu ntara ya gatandatu rwose amasimbi diaspora, mwese tubahaye ikaze. Turavuze ngo mwisange muhawe ikaze kuri aya TV yombi. Hanyuma nkuko twabasezeranyije ko tuzadufata igihe tukaza tukabaganiza ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi twagarutse turi kumwe n'umushumba, turagira ngo tumakanya ahita yibwira abantu turi kumwe, ahita nakomeza tugezaho icyo Imana yamushyize ku mutima. Amen. Amahoro ya Kristo abane namwe. Ndabasuhuje bene data, abakunzi b'umusaraba wa Yesu, ndababwiye ngo mugubwe neza. Ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwifuriza ko nawe Uwiteka yakwitaho kugira ngo impundu zawe zivuge. Ibihe byiza bibe muri mwe, kandi mbabwire ngo ni ukuri mujye mubana natwe turabakunda, tuba twifuza ko muduha inama, ibitekerezo ndetse n'ibindi bijyanye n'umurimo w'Imana dukora. Imana ibumugisha, ikavuga ngo mugubwe neza. Hanyuma
arakoze cyane mwene tata unyakiriye. Nibyo twari tumaze igihe tutaganira na bene data, ariko reka tuve ngo uyu munsi Imana iducira inzira, twagarutse kandi turakomeza gukora uwo murimo mwiza. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma tuza kwifashisha kugira ngo turiganireho hano mu gitabo cya Ezekiel. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Ezekiel, umuhanuzi witwa Ezekiel, ibice ni 22, turahera ku murongo wa 25 twumve icyo havuga. Ijambo ry'Imana riravuze ngo abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo. Abamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye mu rugomo, banziruriye ibintu byanjye byera. Ntibashyize itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze nsuzugurirwa muri bo. Ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso, bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Uyu murongo muwumve cyane. Ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye mu muhigo, bivusha amaraso, bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. 28. N'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye, bakabona iyerekwa ry'ibinyoma, kandi bakabahanurira ibinyoma bavuga bati, uku niko umwami Uwiteka avuze, kandi Uwiteka ari ntacyo yavuze. 29. Abantu bo mu gihugu bagize urugomo, bakajya bambura ndetse bakagirira nabi abakene n'indushyi, n'uwigendera bakamurenganya. 30 ari nayo ntego ikomeye. Kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu, kugira ngo nakirimbura, ariko ntawe nabonye. Icyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze, mbakongeresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo, niko umwami Uwiteka avuga. Nakire neza ijambo ry'Imana bene data. Tugiye kuganira ijambo rikomeye, kuko buri wese agomba kumenya umuhamagaro afite. Njyewe nkwiye kumenya umuhamagaro wanjye, ariko nawe ukwiye kumenya uwawe. Impamvu ni iyihe bene data? Uyu mwanditsi aravuze ngo abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo. Abamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi. Umumaro wawe muri iki gihe gisa gitya ni uwuhe? Kandi ngira ngo uyu mwanditsi witwa Ezekiel wari umuhanuzi mu gihe cy'ubunyage bw'Abisiraheli, yahanuye mu gihe gikomeye. Ni ijambo nshaka kukubwira ngo mu gihe urimo, mbere yuko ugihanurira, mbere yuko ukigisha abantu, banza ukimenye. Banza umenye ngo ni igihe kimeze gite. Banza wige imiterere yacyo. Banza usobanukirwe ubuzima kiri kujyanamo itorero n'abitorero muri rusange.
kubera iyihe mpamvu? Ezekiyeli impamvu yavuze aya magambo, we mbibutse ko ni umuhanuzi wahanuriye Abisiraheli ariko bari i Babuloni, bari mu gihugu cya Babuloni kwa Nebukadinezari. Kandi bisoma aho Imana yavuze ngo ku mugabo witwa Ahabu yari yarananiye Imana, arema ibigirwamana, azana ibishushanyo bisengwa ibyo bita Bayali na Shera, akingura Yezebeli, azana ibigirwamana by'iwabo i Sidoni. Imana irababara, irakaye, ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo ninde, ngo ikoresha inama mu ijuru, iravuga ngo ninde muntu washukashuka Ahabu agatabarira Moti Galeyadi, nanjye nkamutsindayo akagwayo. Icyo gihe ngo umwe yavuze ibye n'undi avuga ibye, ngo ariko umwuka aje aravuga ngo ngiye namushobora, namuyobya, nagenda agahinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Aba bahanuzi rero, cyangwa se reka vuga abantu b'iki gihe cya none, navuze ngo basigaye bafite icyo kintu cyo kubinyoza, usobanura ibintu bakabikritika, nta kintu batagikritika, n'ibidakosorwa basigaye babikosora, ibyo abantu badakeneye kuvugaho, ibyo badasesengura bo barabisesengura. Kubera iki? Ni igihe turimo, cya kindi Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ni igihe kibi cy'ubugoryi, ngo gipfuye cy'ubugoryi, niko yamubwiye, aramubwira ati uramenye ntukifate uko ubonye muri iki gihe kibi kandi kigahitse cy'iki cy'ubugoryi. Rero Ezekiyeli yari ari mu bunyage kandi ari guhanurira abantu bafite icyo kintu cyo kuba barataye Imana. Kabiri, bari kuribwa n'ubunyage bubarya. Gatatu, bari mu gihugu cy'abandi. Kane, gusenga byarahagaze. Gatanu, bari kurya bibagoye. Gatandatu, ibyiringiro byo kugaruka mu gihugu cy'amasezerano nabyo nta byari bihari, kuko Yeremiya niwe wari umaze kubahanurira ngo bazamara imyaka 70 muri ubwo bunyage. Hanyuma papa wa Ezekiyeli witwa Buzi niwe ugaragara agenda hariya mu bice bya mbere bya Ezekiyeli. Ariko natinze cyane ngo nibande kuri ibyo, reka mvuge iki ngiki. Aba bantu Bibiliya yivuga, Imana yabivuze kuko yari yababonye, abantu baragiye bahinduka, abantu baragiye bakora ibyo bashaka, abantu baragiye bivugira. Ubu iki gihe cya none gisa naho kigoye, ni igihe kiruhije abagenzi, ariko Bibiliya yaravuze ngo abantu bazi Imana yabo bo bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ezekiyeli rero ngo yitegereza mu byiciro no mu ngeri z'abantu, abanza kureba ku bitwa abahanuzi. Yego. Ngo arebye ngo asanga ngo bahanuye ibinyoma, ariko si n'ibyo gusa, ngo kuko usibye no guhanura ibinyoma, ngo baranavugaga ngo Imana iravuze itavuze. Yego. Barabivuga da, n'uyu munsi barabivuga, iravuze itavuze. Kabiri, ngo baragiye barya imfubyi n'abapfakazi n'abakene, baragiye bariganya abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Ezekiyeli arabireba biramuyobera, areba abatambyi asanga babaye abandi. Hariya mu gice mu murongo wa 26, abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye. Mu bintu bikomeye by'ababaje Imana ni ukubona abantu bari kuvuga ngo bakavuga ngo bakazirura. Ndagira ngo mbibutse ko mu bintu byatumye Abisiraheli bagubwa nabi mu butayu no mu rugendo bakoze bari kuva muri Egiputa, mu bintu bitatu byabaguye nabi nicyo kirimo. Icyambere, ngo bemeye gutegera amatwi abanyamahanga, cya kivange cy'abanyamahanga cyagurukanye nabo, ngo bagiteze amatwi kibabwira ibyo gishaka, kibatandukanya n'Imana, icyo bita kuguteranya n'Imana mu buryo bw'imwifato, umwifato wawe. Ibi bintu ntuzagire ngo bizasiga ubusa. Yewe wa mukristo, nibyo ko aho uri ntago bakugeraho n'abayobozi bawe, ntago mubonana uko bikwiye bitewe n'igihe naho uri. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana yo yaguhamagaye, irashaka kubonana nawe, irashaka kuvugana nawe. Yego. Nta nubwo izihangana, nta nubwo yihanganye, kuko
ibabajwe cyane n'iyo miterere yawe igayitse. None se ugira ngo nubwo ijisho ry'abantu ritakureba iry'Imana ntirikureba? Yego. Ibintu birababaza kandi biteye Imana agahinda. Imana rero irareba mu bintu bitatu rero byatumye ibabara Abisiraheli, bamwe ubutaka bukasa bukabamira, abandi bakagwa mu butayu, ikagera naho irahira indahiro ikavuga ngo ndahiye kwera kwanjye mu bavuye muri Egiputa nta n'umwe uzagerayo mu barengeje imyaka 30. Impamvu Imana yarahiye gutyo ikavuga ngo ntibazabona gakondo. Ndababaye n'ukuri. Ntibazabona gakondo. Ni impamvu eshatu. Iya mbere ngo bakinguye imitima yabo bemera kumvira abanyamahanga. Kabiri ngo baziruye ibyo baziririzaga, ibyaziraga kirazira yo muri bo barayiziruye. Rega murakabya namwe. Ese abarokora igihe mwatujyaniye inyigisho mwatwigishije zatwubujije gukora, zatubujije ibi nibi, mwaratuyobeje, ntabwo tani inzoga zisanzwe. None se iby'agakiza bikikurimo byuzuye wari utarameruka. Rega we Yesu yahaye aderesi utarayigiraga. Wewe wacunaguzwaga ugacunaguzwa n'utaka gucunaguje, none ubu ngubu wikicaye ku ntebe ufite agaciro. Abantu barakureba bakakubararira bakakubaha, abandi batinya kubahwa, abandi baturakaze, abandi bati bosi, abandi bati uri umukire, abandi ntabwo ari wowe wakavuza yo ngayo. Ngufitiye ubutumwa rero ari nabwo ngiye gusoreza. Yego. Bibiliya yavuze ngo abo bantu hano kuri murongo 26 ngo kandi ngo ntibamenyesheje ngo abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, ngo kandi ngo n'amasabato yanjye ibikomangoma byo muri ngo bimeze nk'amasega agiye ku muhigo, ngo bivusha amaraso, ngo bikarimbura ubugingo bw'abantu kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Rero nkubwira ngo ibintu byose wabonye mu buriganya, ibintu byose wabonye kubera undi muntu, ibyo wabonye umaze gukandagira ku wundi muntu, ibyo ijambo rya nyuma rero ari ryo shaka kugira ngo tunasengeremo muri uyu murongo wa 30. Aravuga ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike ngo ahagarara imbere yanjye mu cyuho ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko nawe nabonye. Ni ijambo rivuze ngo umumaro wawe Imana yarawupimye irawubura. Hari umugabo umwe rero wo muri Bibiliya witwa Nebukadinezari woherejwe mu ishyamba kurisha imyaka 7, ngo umunsi umwe yabonye urutoki rwandika ku rusika, ngo rurandika ngo meni tekeri ufarasini, ngo ariko Mana we ngo wapimwe mu bipimo byose. Reka nkubwire n'ubwashize narabivuze. Abantu bo muri Los Angeles muri Amerika, igihe kimwe iyo dukurikiranye amateka ya Los Angeles dusanga ari umujyi ukomeye, dusanga ari state ikomeye. Ni muri California, ni state ya California, umujyi wa Los Angeles. Dusanga hariya muri iriya state ya California niho haturutse ivugabutumwa rikomeye ryakwiye mu bihugu byinshi, n'Uburayi buzamo. Nubwo Uburayi tuzi ko ari wo musingi w'ibintu byivugabutumwa cyane mu bintu byivugabutumwa, ariko ari ahantu mvuze havuye ikivumbikisho gikomeye n'imbaraga zikomeye zo gushyigikira ivugabutumwa. Nyuma baza gusubira inyuma batangira gukritika Imana, babona nta kibamariye, ku rwego bajya kubaganiriza bati nta kintu Imana yatumariye, ibi dukoze n'ibimubona byose dufite ni amaboko yacu. Ibyo burya ntacyo bitwara Imana, ariko ngo bararengeye barenga n'umurongo utukura, bagera ku rwego noneho ngo bajya mu bitaramo bashima ba mama bababyaye, bashima bakomeye, bashima inshuti, bashima aba producer baremwe n'abantu. Ariko ngo bageze ku Mana baravuga ngo iyi Mana yaremye nive iyo yabonye zero mu bintu mu buzima. Umuntu wabumbwe waremwe n'amaboko y'Imana, aravuga Imana ibonye zero. Uwo munsi ni Imana yasivuga ngo mwarengeye muranakabye, ihita bamanurira imbaraga, umuriro. Ntabwo turamenya abahanga bahabaye n'abagiye kuwuzimya bazatubwira inkomoko y'uriya muriro. Umuriro gusa ngo hazamo n'akayaga, yaba ari umuriro ni igikoresho cy'Imana, yaba ari n'ako kayaga ni igikoresho cy'Imana. Imana yasuzuguye ubwenge bw'abahanga bo muri California, Los Angeles.
ibuhindura zeru, barazimya biranga, bazana amamodoka, bazana indege, bitabaza ibihugu by'ibihangange bifite ubushobozi bwo kuzimya inkongi, biranga. Kandi inzu zose zarahiye za Los Angeles, ariko hasigaramo ibintu bibiri. Hasigaramo inzu y'umukristo ubana n'Imana yegeranye n'urusengero, n'urwo rusengero rurasigara, kandi inzu zihakikije zabaye umuyonga. Na n'ubu ntabwo uriga, wowe uracyafite umwanya wo gukritika no kuvuga nabi Imana. Ko nshimye ko ufite ibyo ngibyo, hari aho uzagera ukenera Imana. Reka nkubwire, burya ntawe wivumbura ku mubyaza kibyara. Reka nta n'uwivumbura ku nkono, burya iyo wivumbuyeho urara ubusa. Iyo wivumbuye ku Mana kawe kaba kashobotse. Ijambo rya nyuma nsoza, nashatse umuntu muri bo ndamubura. Imana iragukeneye ngo ubwire abantu ibyururutse imitima. Imana iragukeneye ngo urwane ishyaka ry'umurimo wayo, uri kugenda ujyaho igitutsi kubera abantu. Nibyo koko hari abantu turimo tunyurana nabo bafite ingeso mbi zinagaragara, ariko ntukabe nkabo. Muntu w'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko wehoho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo uhunga ni ibiki? Ni ibizira, ni ibidasobanutse, ni ibigayicisha Imana, ni ibituma Imana isuzugurika. Wowe rero ufite inshingano zo kubihunga. Kabiri, no kuvuga neza Imana yawe. Gatatu, ufite inshingano zo guhonora ibyo bari kugenda bahoneka, bangiza, batuka, bavuga nabi. Ukwiye gufata umwanya. Kane, ufite inshingano zo gupfuka mu gasenga, izina ry'Imana rikongera kubahwa mu bakijijwe n'abadakijijwe. Amen. Abantu bakongera gutinya he. Niba umutambyi atinyuka ngo agafata ibizira akabizirura. Icya gatatu cyatumye abisiraheli bagwa mu butayu, ngo bakumbujwe amadegede bari barariye muri Egiputa, amadegede na tungurusumu. Ubu hari ibintu bamaze kugukumbuza abanyamahanga. Bagukumbuje kwambara nabi, urabifata. Bagukumbuza kurya ibyo barya, urabirya. Bagukumbuza kuvuga nkabo, uvuga nkabo. Bagukumbuza kuba mu nama z'ubugome n'ubuhemu, uzijyamo. Bagukumbuje ibintu wajya guhungira kure, ntabwo biri bugende gutyo rero. Nubwo ubutaka butari bwasama, Imana ifite iyindi nzira iri bukunyuzemo. Kandi reka nkubwire, wacika amaboko yanjye, wacika amaboko y'umuntu, wahonoka amaboko y'umwana w'umuntu, ariko amaboko y'Imana nagusumira ntabwo uri buyahonoke. Ni ijambo rivuga ngo garukiraho, stop. Kandi wowe unyumva ufite ubutumwa bwiza mu maboko, ufite inzara n'inyota yo kuvuga ubutumwa, iri jambo urihereze benshi abo wibukuze, uribahe. Baryumvishe batanaryumvishe ntacyo bitwaye, ariko wowe babwire ko Yesu ababajwe n'iyo myitwarire. Uravangura umukozi w'Imana. Nta muntu n'umwe uri guhembuka kubera wowe. Nta muntu n'umwe uri kuvangwa guwe neza kubera wowe. None se umukozi w'Imana uzakorera Imana utagihumeka? Imana yashaka ko uyikorera none. Hari n'ikindi cyambabaje kinera n'agahinda. Abitwa abakozi b'Imana, abitwa bagabura, abitwa babandi bavuga ngo turi insengero z'umwuka wera, bamwe bavuga ngo turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Iyo wemeye kuba intumwa mu cyimbo cy'undi, ubaye ambasaderi uvuga bya bintu wa wundi yari buvuge, ubaye umuvugizi wa wundi. Ambasaderi w'igihugu kikubwira yuko akiri mu nshingano z'igihugu cyamutumye, nuko adatandukira ngo avuge ibiri hirya y'igihugu cyamutumye. None niba waratumwe n'Imana, ibyo uvuga bindi utandukiramo, ninde wabigutumye? Icya kabiri, urabangura intumwa mu cyimbo cya Kristo. Kristo aramutse aje, nawe yavuga nk'ibyo uri kuvuga koko? Iyo mvugo uri gukoresha nawe niyo yakoresha. Ayo magambo ufite niyo yakoresha. Ibyo uvuga ubwira abantu, ibyo bintu wateguye biri mu nyungu zawe bwite, nawe nibyo yategura, nibyo yagaburira abantu. Iryo teraniro wiri kubwira umeze nk'uri kwikina, umeze nkaho warenzwe, uri gushaka inzira z'indamu yawe. Wagize ngo Yesu aramutse aje yahagarara imbere y'abantu ababwira ayo ngayo ayuvuga. Niba atayavuga, wataye umurongo, ntabwo ukiri ambasaderi w'ijuru. Ariko niba koko yakomereza mu murongo wahura, urahirwa. Bibiliya bivuga ngo hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso, azakenyera abahereza. Witegure. Ngo ariko hari n'abandi ngo azakingirana, ngo babwire ngo sinigeze mbamenye. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusenga. Yego. Nifuza ko sengana nawe, uranyumvishe. Uri hano kuri uyu murongo, uri hano urankurikiye, urananyumvishe. Ariko ukimara kumvira ijambo, ngusabye kuba ambasaderi mwiza wa Yesu.
no koherereza ubutumwa aho ushoboye babumenye, uhinduka ahinduke, ubyanga byanga ariko yabyumvishije. Nicyo nyewe nagusabaga, kandi ijambo ry'Imana ni rigari. Icyo kora nakubwira ngo wowe wumve kandi wumvire, ukore ibiri mu nshingano yawe, ibindi ntabwo ari wowe bireba Imana. Umurimo wa Mwuka Wera nuko azemeza abantu. Ubugome bukabije kuba bwije, abantu barushijeho kuba bahemu, abantu barushijeho kuba babi, ariko woweho ntukagira utyo. Imana ntabwo ibigushimira, nta nubwo ibiguhitiramo, irashaka kwihinduka umugenzi ujya mu ijuru. Niko Imana ishaka. Amen. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uri Imana yabanye natwe, uri Imana yo kwiringirwa. Sabiye abera bawe impinduka, basabiye imbaraga, basabiye kugirirwa neza. Umuntu wese wumvishira ijambo nirimukoreho kandi rimuhindure, ahindurwe n'imiburo yawe, ijambo ryawe ribe rizima muri we, Mwuka w'Imana amukoreho. Ndagushimiye ko ugiye kurwana intambara yo guhindura benshi bakagaruka mu murongo bari barataye. Icyubahiro n'ikibi cyawe tugucire bugufi rero mushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Tubibutse gukora subscribe, share, like na comment. Yo mukizo comment tumenya neza igikwiriye ubutaha. Hanyuma like muvuze ngo turagikunze iki kiganiro kigere kuri benshi. Burya muhaye YouTube icyo bita recommendation kugira ngo kigeze ku bandi. Commentaire yanyu idutera kugaruka ubutaha, hari inama n'impuguro dutanga. Hanyuma gusharinga nabwo nawe ubuvuze ubutumwa. Ibyo bintu byose iyo mubikoze biba ari ugushyigikira umurimo no kudufasha natwe ubwacu biradufasha. Imana rero ibahe umugisha. Reka tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.